ninde wahwana nayo? Turarambirwa abantu, twebwe turarambirwa. Niyo ufite agatima ngo wumva ngo kabaye keza data, ngo wumva ngo gatangiye kuba keza, umuntu se nabikubwira inshuro zingahe tuvuga atari kuyuwe nta kindi ampamagarira. Ariko Imana ishimwe yahishe ibintu byo mu mitima yacu. Manyuma mukanye kumwitaba allo, umaze kuvuga utari kuyuwe. Mana y'imbabazi, uri mwiza nta usa nawe. Uzi kukwita sekuruza w'amahanga utagira umwana, uzi kukwita kuguhindura amazina muri katiye bakajya kumugara sekuruza w'amahanga we. Ni nkaho wabwima ariko ibintu byo kuza kumwita amazina no kuyahindura wabyihoreye ukanyihera icyo wambwiye. Umva isi y'umwijima nimbi yuzuye ububi n'ubugome ku buryo Imana yitweretse yose ntitwazongera no kunyeganyega. Ntitwava mu nzu wajya ubona ukabona amadayimoni barimo barazunguruka. Ukabona abantu baruzi ko bakirirwa burya nabaruzi. Ukabona abantu bazi ko bagurimo bagushyikira burya bazanwa no kukumanura no kukugwisha ngo udakomeza gukora Imana. Wabigira ute? Irakabiduhisha igituha ibidutera umutwaro wo gusenga. Uyu n'umunsi wacu wa mbere, harabo twabanye muri Nibature kuri Zoom. Mane bamugisha kwigomwa ibitotsi, harabo tubanye mu kanya mu mwanya urangiye kuri Zoom, mu mwanya wo gusenga. Imana ibahe umugisha. Turakomeje rero mu minsi yacu yo gusenga no kwiyiriza. Kwiyiriza ntibiryoha, ariko nabonye uko ubuntu bw'Imana buba ku muntu agenda imushoboza gake gake, ukabona iminsi iratambutse. Rero Imana iguha ubwo buntu, niba wari wabigambiriye ntubishobore, niba wari wabigambiriye ukabigarukirizamo hagati, Imana iguha ubwo buntu. Kandi nyabivuga abanyembaraga, abagifite imbaraga z'umubiri, abakiri batoya, mibiri itarashenjagurika cyane, n'abandi bagwijwe inyota, n'ukuri si ngombwa ngo uko ngo ni iminsi 3 ngo kurya nimugoroba, nta hantu biri. Burya wanda kwiriza ukaniraza wa mugani ukakubita iminsi 3 bigakunda, ibyo biroroshye bitewe n'inyota Imana iguhaye. Gusenga kwacu ntago ariko gutera Imana kumanuka ngo nimanuke nize ihora ihari iri kumwe natwe iradukunda, ahubwo bitera utanse gupfa n'irari ry'ibyisi muri we rigapfa, na kamere mu bintu byari mushika bimukanuyemo bigapfa. Noneho umwuka ukabasha gusabana n'Imana, kumva mbese sensibility y'umwuka ikatugarukamo. Ni umwitozo w'umwuka ukwiriye ukenewe. Nta muntu ugira icyo navugaga cya sensibility spirituelle utagira ibihe byo kwiriza no gusenga. Urakakara ukumagara, ariko ibigarutsemo ibihe byo kwiza no gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana n'ibindi byose n'izindi discipline zose z'abagenda muri urugendo bahuriyeho, twazihuriyeho kuva kera, turazikomeje. Niba Yesu ataje muri generation zacu, n'abandi niko bazaba bagifite ibyo bihe. Rero bitugirira umumaro. Ndakwinginze ntubitakaze. Hari igihe umuntu asenga agakubitika, igihe cyagera akavuga atari ku bundi ni ngombwa nzajya nsenga nzanikiyeho kwiyiriza se, cyangwa agahura n'inyigisho zitari zo zimubwira ko atari ngombwa. Ni ngombwa. Umwami yariyirije atagira karande, ndetse baza no kumunegura igihe kimwe baramubwira ngo ariko se abigishwa bawe ko tuhora tubona baryagagura bimeze bite? Arababwira ngo ntago bashobora kwiyiriza bakiri kumwe n'umukwe, ariko igihe kizagera umukwe azabakurwamo, ngo icyo gihe kizaba ari igihe cyo kwiyiriza. Igihe cyarageze rero, umukwe yaragiye kandi azagaruka kutujyana. Ubu turi mu gihe, se ko numvaga iyo ngero yavugaga neza. Tugeze mu gihe cyo kwiyiriza. Imana igushoboze kubw'ubuntu bwabo. Sorry gucisha amako kabazo ka technique za microphone. Rero Imana iguha ubuntu kandi igutera ishyaka n'umwete, n'abandi turabigerageza. Twese no kugerageza. Uyu mubiri ukunda kudamarara, sindawubona, ukunda kuryama, ukunda kuruhuka, ukunda no kurya kiriko iyo umuntu arwaye, cyangwa se yaragize umugisha kubyitoza hakiri kare. Ikindi, bimwe mu byaha bitegetse abakristo benshi ni icyaha cy'inda. Kubera ko ntitwasinze ariko twaryagaguye, turya nabi, turya ibidakwiye, turya ibicu, noneho tukumva ntacyo gitwaye, ariko ni icyaha. Isezerano rishya bakigarutseho inshuro zingahe izo nabonye nk'eshatu ngira ngo, hari naho bavuga ngo Imana yabo ninda. Uwo murongo ngiye urambabaza. Muri make ndanjye ninjye wagombye kwibwira ibyirya, siyo yagombye kuntegeka ngo urarya ibi byose. Imana rero idushoboze kugira ngo rwose duhuzwe n'ikimana idushakaho. Mvuze ibintu byinshi nyine nk'umuntu wari ubakumbuye. Hanyuma ndashimira Imana kubwo abakozi b'Imana bahagararana natwe. Pastor Bosco missionnaire wari haramaze iminsi atwigisha, Imana imuha umugisha. Pastor Jean Jacques, Imana imuha umugisha. Abakozi b'Imana dukorana batuyobora mu masengesho, abakorera hagaragara n'abakorera behind the scene, bose Umwami Imana adukomereze amaboko. Murakoze cyane. Hariho akandi kantu kadetaye kamwe numva nifuza gutanga. Abaho amacano ashyiraho amasengesho yacu cyangwa se inyigisho zacu, ntacyo byari bitwaye, ariko titre bashyiraho zirababaje. Marezoma ngira ngo aho mvugira ubu iri jambo ntirizabageraho, kuko hariho cana imwe yitwa ngira ngo niba ari neza sinza nibyuka neza, iriho
amasengesho yanjye gusa n'ijambo ry'Imana ryanjye gusa. Biragoye ko umuntu yavuga ngo icano ntabwo ari iya Pastor Rutanse kandi iriho Rutanse wenyine, ariko abamaze iminsi badukurikiriye bayibonye bakabona amatitire yayo barabimenya ko atari twe, ariko harimo bamwe bayimenye yonyine kuko ifite abantu benshi cyane bayikurikira batandukanye n'abari kuri cano yacu yiri mu mazina yanjye batandukanye, nibo benshi. Rero hari igihe ushyira mu iryo zina rya Rutanse Mazimhaka hagahita haza iyo cano, ariko ibyo itanga wenda bitera umwete abantu mu gusenga ntacyo bitwaye, iyo bimwe ijambo ry'Imana ntacyo bitwaye, ariko iriho titles zishukana, titles itera umuntu kwiringira ibitari byo. Nta sengesho ribaho ryatuma umuntu abona ibintu ashaka byose. Iyo ribaho mba nararikoze. Ari ibintu nsengeye mu myaka maze mu gakiza hafi igiye kuba nyirago 28 ntari nabona, ntaribaho, ntarwo Imana ikora mwene ibyo bintu. Rero izo titles zishukana zitera umuntu gukura amaso ku kibanze cyangwa kuwibanza ari we Yesu Kristo, rigatera amaso ye kurambiriza ku byo yari akeneye. Siyo ntego yacu, sibwo butumwa twahawe, ndibaza ko nta n'uwabuhawe n'Imana. Ubutumwa buzima budutera usanga Yesu no gusenga ariko dutumbira Yesu. Niko ko umuntu ashobora gusenga akiri umwana mu gakiza yishakira gusa ibyo ashaka, ariko yagumanye n'umwami, iyo umwami yatangira urugendo muri we aho agera igihe akarenga. Rero numva bimbabaje, ntitubazi, ntitwabona nuko tubavugisha, ariko umwami Imana tubishyize mu biganza bye azabibyazemo ibyiza bitera abantu gusenga, ariko ibishukana atudengera byambure imbaraga. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana, numvaga kiri ku mutima wanjye kuko nayimenyeshejwe n'abantu baranyandikira bati twari kumwe amasengesho ya saa 9, nkibuka ko ntigeze nsenga saa 9, nkibuka ko ngewe nari ndyamye, twari kumwe saa 9, twari kumwe sanga ya nyigisho washyizeho uyu munsi yadufashije, kwibuka ko nta nyigisho twebwe twa postinze nkumva biranyoye, nuko nayimenye cyakora nyibonye sangira kora umvira kora ishyira inyigisho nkazingaye saa 9 ziba ziriho, saa 10 ziba ziriho, ariko titles zayo ziteye agahinda ku muntu wese ufite umutima w'ubwami bw'Imana. Ibirimwe bijyamo hagati bijyamo, ariko titles zirababaje, zirashukana. Ngo mu mpuhwe z'Imana za saa 9 Imana igira impuhwe mu isaha imwe, saa 8 ikazitakaza koko. Umwami aduhe gukunda ijambo ry'Imana, kuko nurikunda ibitari byo uzajya bimenya, ariko nutarikunda ibitari byo n'ibyo byose uzayurana, ntuzamenya ibizima n'ibitari bizima. Reka rero ngaruke ako karako ububyeyi nyine n'ubukecuru no gucyaha no gukosora. Reka nze mu ijambo ry'Imana umwami Imana yashyize ku mutima wanjye, rifite title idashamaje cyane ariko iri ngombwa. Haravuga ngo ni the test of waiting on God. Mu Kinyarwanda nyine navuze ngo ni ikizamini cyo gutegereza Uwiteka. Kwa ikizamini bene data, ikizamini cyo gutegereza Uwiteka. The test of waiting on God. Atari waiting gusa ko abantu bategereje ibintu byinshi, ariko gutegereza Uwiteka, gutegereza ibyo Uwiteka azakora. Imana ishimwe cyane. Gutegereza Uwiteka bisobanuye kumara ibihe runaka gusenga kwawe kutarimo gusubizwa. Ayiwe birabishye ariko bibaho, kandi nasanze nta nshuti y'Imana ibisimbuka. Umva, izagutegereje kitantegerejeje, ariko nanjye izabifite icyo yantegerejeje, nawe ifite kirimo kugutegereje. Inshuti z'Imana zose nuko bizigendekera. Iki kizamini rero, iyi test yo gutegereza ku Mana, ni ibyo nyine bisobanuye kumara ibihe nsenga ugerageza gushaka Imana mu buryo bwawe. Urabizi niba umuntu ategereje noneho igihe kirekire adasubizwa, wishakamo ibintu byose. Ese mwami narakoze, ese ni ibyaha, ese ni karande, ese n'uburozi, ese rerera, ugashaka ibintu byose, umva ukigenzura, ukicurukura ibyo wamenye kubikora ukabikora, niba ari gutanga amaturo ukabikora, niba ari ibiki n'ibiki, ariko ni igihe utegerezamo usenga menshi cyangwa make, cyangwa wararambare cyangwa ubyutse, ariko gusenga gusa nkaho kudasubizwa. Iyo test rero izagera ku bakunda Imana bose. Gutegereza Uwiteka rero navuga ngo ntago bigoye gusa, ahubwo akenshi twumva bitanashoboka. Haranugera kuvuga ukumva utari burenzeho umunsi n'umwe. Ukavuga ati no ndi buhera umwuka ngira ngo sindi burenze umunsi n'umwe iki kintu kidakemutse. Ukawurenza, ukarenza umwaka, ukarenza ibiri, ukarenza, ukabaho kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero birakomeye, biragoye, ariko kandi umwami Imana arabyemera. Abantu rero kuntu duteye, hari ibintu bimwe duhuriyeho. Duhuriye twese nanjye urimo babwira n'abandi benshi, nawe duhuriye kugushaka ko ibintu bikorwa mu gihe cyacu kandi mu buryo bwacu, kandi right now bikorwe mbikeneye ubu, nibikorwe ubu, kandi bikorwe mu migambi nkuko nabipanze.
ukuntu ibyo bintu biryoha yewe tubihuriyeho kubishaka rero rwose. Hanyuma Imana nayo ntikorera kuri schedule yawe, ntikorera kuri horeri yawe, ntikorera kuri horeri yanjye. Kandi ikindi kintu gitangaje, Imana irabizi ko nidakorera kuri gahunda yanjye biraza kuzamuramo ibindi bintu muri Hortense, ibindi bintu byari bishe muri Hortense atazi, irazamuramo the true me, njyewe ukora arazamuka. Ye baba we, kandi Imana irabyemera kugira ngo njyewe ukora azamuke, akosoreke, ahindurwe, akire. Imana ishimwe cyane. Bimwe mu bintu bitutera guca bugufi no kumenya ko wenda turi abanyamahane cyangwa abanyamwaga cyangwa abantu batavugirwamo, ni igihe tuhuye na opposition, ni igihe ibyo twashakaga ku bantu atari byo badukoreye, ni igihe badusubije ibyo tutari twiteze. Ngewe Hortense ukuri mvayo, wowe Jenny ukuri ukavayo, wowe Marayika ukuri ukavayo, wowe ukuri ukazamuka. Kandi Imana ikabyemera kuko irashaka kugukiza, irashaka kunyiza. Ubifite umurimo kuva nakizwa, kuva wakizwa, wo kugutera gusa na Yesu. Imana mu rukundo rwinshi ikakwima ibyo wemerewe, Imana mu rukundo rwinshi ikakwima ibyatuma witetera ukagubwa neza, ariko ishaka kugutera gusa nayo. Imana ishimwe cyane. Abategereza Uwiteka rero, uwo murimo ni ukuri ntabwo ubica, ugenda ubatunganya. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 18 umurongo wa 31. Zaburi ya 18 umurongo wa 31. Cyangwa Imana ikagutera gukunda ibi bintu ndimo mvuga, ibintu Umwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye, nanjye itansize, ikadutera kubikunda bikaduhindukira ubuzima. Zaburi ya 18 umurongo wa 31. Ngo inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe, ni ingabo ikingira abamuhungiraho bose. Inzira y'Imana itungana rwose. Iyo bavuze gutungana rwose, ni rwose muri perfection y'igitangaza, hatabayeho kwibeshya, hatabayeho kugorama, hatabayeho akantu gasaba kuzakosora. Urabona twebwe ibintu bikorwa n'abantu bisaba ko bigira na amendment yaryo, bisaba ko bisubirwamo. Dukora igishushanyo cy'umujyi nyuma y'imyaka tugasubira, twakubaka imihanda tukabona izamara imyaka 20 nyuma y'igihe tukayisubiramo, tugasanga imodoka yabaye menshi tugasanga dusubiramo. Niyo wagira umushinga gute usubiramo, kuko ibintu bikozwe n'abantu ntibyuzuye, ntibinogeje ijana ku ijana. Kuri iyo myaka barimo n'icyo gihe urumva banogeje bakwigira imbere bagasa. Ariko ngo inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe, ni ingabo ikingira abamuhungiraho bose. Muri ibi ijambo ry'Imana hano haravuga ngo imigenzereze y'Imana ntigira amakemwa. Imigenzereze y'Imana ntigira amakemwa. Ibyo uhora havuga biratunganye, ni ingabo ikingira abamuhungiraho. Hamwe mu Gifaransa nabonye muri Bisego baravuga ngo les voies de Dieu sont parfaites. Hanyuma muri NIV haravuga ngo this God, ako nagakunze ko bavuze ngo iyi Mana, this God, his way is perfect. Iyi Mana inzira yayo iri perfect, ntigira amakemwa. Umva rero ibyo ngibyo ubundi tubyemeranyaho pe ko Imana inzira zayo zitagira amakemwa. Tukagorwa n'iki rero? Niba imigenzereze y'Imana itagira amakemwa, dukwiye no kwizera ko ibyo ikora n'igihe bikoreramo nabyo bitagira amakemwa, nabyo biri perfect. Burya ntiyibeshye inkerereza ahantu ikahankerereza we, burya ntiyibeshye gukerereza ahantu ikahagukereza, nabyo biri perfect. Ariko kubyemera, ndashaka Imana nyimenye ko Imana itagira amakemwa, inzira zayo zitunganye, cyane cyane iyo zitunganyije yihuta intabara, ibyo biba biryoshye. Ariko iyo zikomeje gutungana ariko nibutegereze, umuntu aba yumva yazagizemo nk'amakemwa, ariko siko kuri, ntizigira amakemwa, ziratunganye rwose ku gihe, mu mwanya, mu buryo ibikozemo. Inzira zayo ziratunganye. Kuri ba bandi bageze mu biganza by'Uwiteka, inzira zayo ziratunganye. Imana ishimwe cyane. Iyo uku kuri rero tugize umugisha kukwicara mu mitima yacu, uku kuri ko kumenya ko Imana itagira amakemwa, ko inzira zayo zitunganye, iyo tugize umugisha uku kuri kukwicara mu mitima yacu, uburemere bwo gutegereza Uwiteka budukurwa ku bitugu, butuvaho. Kuko ubuzi ko inzira zayo ziratunganye, yuzuye urukundo n'imbabazi, ibikora neza kandi mu gihe cyayo. Nuvuga ngo bwa buremere kwa gusharirwa wazaniwe no gutegereza ikintu kitaza, gitinze nkahita kumva nkaho kikuva ku bitugu, uravuga ati inzira zayo ziratunganye, hanyuma bikakuzura bikakunyura, ugategereza nyituze. Ndinginga Imana y'imbabazi turimo dusenga, turimo twinginga, yaduhamagaje urukundo rwayo ngo yicaze uko kuri mu mutima wawe, umenye ko inzira z'Imana zitunganye, ukwihandoringa ibyawe ziratunganye. Imana ishimwe cyane. Amasezerano y'Imana n'ay'ukuri,
mu gutegereza Uwiteka tugenda tugwiza imbaraga. Hari imbaraga abizera Imana batari buzagire iyo badacishwa mu bihe byo gutegereza, yaba ibyo barimo gucamo uyu munsi cyangwa ibyatambutse kera. Kandi iyo twibwije ukuri, ibyo ducamo uyu munsi byo biba bitubihiye, ariko ibyarangiye, ubuhamya dufite bw'ibyatambutse, aho Imana yadutegereresheje, iyo twibwije ukuri turavuga ngo Mana warakoze kudutegereresha hariya hantu, kuko byambyaye mu undi muntu ugenda urushaho gusa nawe. Iri sezerano rero ni iry'ukuri, Imana ntirica ku ruhande kuko itivuguruza. Muri Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31 haravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Uku ni ukuri, abategereza ku Uwiteka bagenda basubizwamo intege nshya. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Muzi imbaraga aho zirimo kuva no gutegereza ku Uwiteka. Sinkireba imbaraga zanjye, sinkireba igihagararo, sinkireba ubwiza, kuko byose bitakoze ntegereje Uwiteka. Sinkireba amafaranga yanjye, sinkireba ibyo narinzi. Urabizi hari igihe abantu bagira umugisha ko afite ubuzima buri ordonné, buri ku murongo, butagira akajagari, ariko hakaba iminsi uko coordona na oda na byose bifata ubusa bakiga gutegereza Uwiteka Imana imbabazi. N'abandi nabo bari abanyakajagari ariko bakumva n'ubundi Imana izabagira imbabazi, bakiga gutegereza ibyo byose ntibikore, bakava mu kajagari bakajya mu bifite umurongo, byose ntibikore. Hanyuma tukagenda twigishwa ku gutegereza Uwiteka, bitubyarira rero gusubizwamo imbaraga. Ni imbaraga zisukirwa abategereje Uwiteka. Muri make bakuye amaso ku bindi, ibyo bari biringiye byose ntibyakoze, amaso bayahanze Uwiteka, bikababyarira rero imbaraga zibasubiramo, bakagenda basubiramo imbaraga, zikagenda zibashya. Imana ishimwe cyane, haleluya. Kuko rero turi abantu dutuye mu isi ihora yifuza kwihutisha ibintu. Murabizi iterambere uko riza ryihutisha ibintu. Twavuye kuri 3G tujya kuri 4G tujya kuri 5G, sinzi niba tuzanayirenga tukajya n'ahandi. Dushaka internet yihuta, dushaka service yihuta, ibintu turabyenformatiza bijya muri internet, tugira ibyitwa irembo, tugira n'ibindi, kandi byose ni byiza. Biradufasha kutatonda ku karere, biradufasha kudatonda hana, biradufasha kwitfira ibintu byose twishyura pafu. Iryo terambere ririmo rihuta. Ubwo buzima ntacyo bwari butwaye, ariko ikibazo budusigamo ubumuga budutera kwifuza ko n'ibyo Imana ari uko bijya. Imana irababariye, natwe turababariye. Imana ibaha umugisha, kandi ibaha umugisha koko, kuko akenshi twongera kubavuga hari uko bipfuye, ariko iyo byakoretse ahubwo tubibagirwa. Ariko Imana ibaha umugisha kubw'inshuro ibihumbi n'ibihumbagiza bikoreka ntibipfe, ibaha umugisha kubw'ibyo. Nari ndimo kuvuga ngo ibyo bintu bya speed byihuta byadusizemo ubumuga budutera kwifuza ko Imana natwe yatugirira itya. Ni ukuri kose gusa na Yesu ni urugendo rutarangira, uzarangira igihe nzamubona amaso ku maso. Ntirushobora kuba tiktak, kandi ibyo bintu Imana irabishaka. Irashaka kusa na Yesu kuruta uko ishaka kubyara, kuruta uko ishaka kutunga, kuruta uko ishaka kushaka, kuruta uko ishaka kujya. Irashaka kusa na Yesu. Nubwo n'ibyo bintu byose bitubonera ku isi by'umugisha nabyo bitubereye, nabyo bituryoheye, ariko muri byose irashaka kusa na Yesu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana itugirire neza. Ibyo rero byihuta by'iterambere bidufasha byaduteye nyine ubwo bumuga bwo kurushaho kutabasha gutegereza Uwiteka. Rimwe na rimwe Imana y'imbabazi habubwo ibyo tuyisaba ibiduha vuba bidatinze, bikadukomereza umutima, bikaturyohera. Uzi uganira n'umuntu avuga ati nakoze amasengesho y'iminsi 3, akazi karaboneka, ndamenya gutya, umugore n'umugabo ndamumenya, ibintu birakunda birampira, nakoze ibyo bintu biraryoha, kandi twese Imana yigeze kubidusogongezaho. Igina bidusogongezaho nuko ibitinze ari byo bitinda mu bwenge bwacu, ariko hari ibintu Imana iduhera ubuntu, hari n'ibyo iduha tutasabye. Ubu twasengeye kubyuka, bamwe mwasengeye ako kazi murimo ko mwagize umugisha bikagenda bifunguka, bikagenda birushaho gufunguka. Nshuti z'Imana,
ariko kubitinza ari byo bivuna umutima. Iyo byagukubise bibagirwa ibindi byose ubona gutyo gusa utanabisengeye cyangwa senze gato bigahita biboneka. Imana rero muri sovereignty yayo, mu butavogerwa bwayo, mu budahangarwa bwayo, ihitamo rimwe na rimwe gusubiza abera iyo basabye ako kanya, bikabubaka, bikabaryohera ko twese turyoherwa nabyo, bikadutera kurushaho kuyizera, bikadutera kurushaho kuyiringira. Ariko nanone muri bwa budahangarwa bwayo na bwa butavogerwa, ahandi ijya yemera ko ibisubizo byayo bitinda. Hanyuma uko gutinda Uwiteka akagusuzumisha kwizera kwacu, umva tugakubitika. Bamwe tukibaza ngo ese koko Imana yumvise gusenga kwanjye? Hari n'abakubitika ku kigero bashidikanya urukundo rw'Imana. Ese Imana irankunda? Ubu yaba inkunda byari kugenda uko? Ariko Imana iragukunda, biri mu ijambo ryayo. Nirigwira muri wowe uzamenya ko igukunda ntaho bihuriye n'ibikubabaza n'ibikuje, uzamenya kubitandukanya. Ndababajwe ariko urukundo rwayo ntirunyeganyezwa. Imana ishimwe cyane. Rero mu bwizerwe bwayo n'ubutavogerwa bwayo, ariyo sovereignty yayo, ihitamo gusubiza vuba, ifite no gutinda uko ishaka. Hanyuma muri uko gutinda igasuzuma ikizamini kikaza cyo kwizera kwawe. Gutegereza Uwiteka rero ntibyagombye gutera uwizera Kristo kwiganyira no guhangayika. Nubwo bidushyikira ko duhangayika tukiganyira, ariko siko byagombye kumera, kandi ntiwagombye guheraho. Gira iminsi yo guhangayika no kwiganyira, ariko tugira iminsi yo kuharenga, kuko birashoboka hari abaharenze basogongye ku kigeragezo kimwe n'icyawe, ku mubabaro umwe n'uwawe, ariko baraharenga. Burya nawe waharenga kubw'imbaraga z'umwuka w'Imana muri wowe. Imana ishimwe cyane. Gutegereza Uwiteka rero ntibyagombye gutera uwizera Kristo kwiganyira no guhangayika. Kubera iki? Kwiganyira no guhangayika ni nk'indwara imunga, ni nk'imungu mu kwizera k'umuntu, ni nk'umungu mu byiringiro by'umuntu. Mbese biragutebeza kuruta naho wari wibereye. Wari usanga ngo ikibazo kikugoye ushaka ko Imana igutabara, ariko noneho guhangayika no kwiganyira bigiye kurushaho gukomeza cya kibazo. Nta bintu na bimwe Imana yigeze itubuza bitadufiteho ingaruka, bidafite icyo byica muri twebwe. Kuganya ntibikubaka, ntibigutera kurushaho kwizera Imana no kwitumbira, ahubwo biraza bikagutsikamira, ukajya umera nk'umuntu wikoreye amatoni. Niyo mpamvu Umwami Imana atifuzaga ko tubituramo. Muri Matayo igice cya 6:27 uze gusoma habanza n'aheruka, nasomye no murongo wonyine, ariko aratubwira ngo ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? Ninde muri mwe ngo wakwiyongeraho basi umunsi wo kubaho yabizaniwe? Mbese ngo izo mbaraga zikuye mu kwiganyira. Ngo ninde se wakwiyongeraho uburebure gatoya abikuye mu kwiganyira? Ninde wakwikemurira ikibazo abitewe no kwiganyira? Ntawe. Muri make birimwe igihombo gisa. Hepfo ahangaha hepfo ya 27 hari abantu batubwira ngo uko data byose abyitayeho. Data arabizi byo dusaba, abyitayeho. Ndetse n'ahantu hatubwiye ngo abapagani nibo bamera batyo, nibo bakwiriye kwiganyira ibyo bazarya ejo nuko bazaba hejo. Ngo abapagani, mbese ibyo ni ibisanzwe mu bapagani, ariko iyo bigeze mu bana b'Imana burya si ibisanzwe. Ko mbaza ngo ejo nzabaho nde? Burya siko ngo si ibisanzwe. Dukwiriye kuharenga kubw'imbabazi z'Imana. Ushobora kuba ariho uhagaze uyu munsi, ariko gira intego yo kwifuza kuhava. Byifuze, saba ubuntu Imana itanga, saba imbaraga Imana itanga, uharenge, tuharenge. Imana ishimwe. Ntabwo duciraho iteka ko ariho turi kuko twashobewe. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo yibuka imiremerwe yacu, ikibuka ko dukoze mu mukungugu. Irabizi kucogo, irabizi kuryama ukiruswa vuta Imana. Nayo nasenze uyumva uyu munsi ntago dibusenge. Ba Hortense bavuze ngo rega iminsi yo kwiza, ntabyo ndibwirizemo ukiyorosa. Tujya ko nzapfa gutega amatwi. Utega amatwi nawe bagifite agatege muri hari undi waretse no gutega amatwi. Ibyo bintu ntibidukwiriye kuko biradutebeza, ntacyo bitumariye, kandi ngo ibyo ngibyo byagenewe abatazi Imana. Ariko wowe ufite so wambika uburabyo, ngo mu bwiza bwa Salomo ko yambaye kose nigeze amera nk'uburabyo. So ugaburira inyoni, so wabaza imisatsi yo ku mitwe. Imisatsi yo ku mitwe wanjye iragwa buri munsi nyambona yaguye. Data z'umubare w'imisatsi yo ku mutwe wanjye. Data. Kwiganyira si iby'abana b'Imana. Abana b'Imana bashobora kuhaca, ariko ntibagenewe kuhaguma. Kandi kuhaca nabyo si ihame ngo nzahore mpaca se uko ikibazo kiza nongere nganye, ahubwo bya bindi nabonanye Imana mu myaka yatambutse bintere kwiringira ko nibi bikomeye bimpagaze imbere, nabyo nzahatambuka ntarize kwiganyira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi kintu aho bibabarije, bibabaza umutima w'Imana. Kuganya bibabaza umutima w'Imana. Yesu yahindukira abigishwa be bari mu bwato muri Matayo 8, ndasoma umurongo 26 gusa. Yari kumwe nabo ngo yisinziriye mu bwato, umuraba uba mwinshi, umuhengeri wenda kubarengera, baramutabaza. Urabyumva ku murongo 26 ngo arabaza ati niki kibateye ubwoba mwa bafite kwizera gukemwe? Mba numva yarabarebye nk'igitsuri.
bantu tugendanye, bantu nagabura imitsima mureba, bantu nazuye abapfuye mureba n'ikibate. Kandi mba numva nanjye iyo kwizera kwakubititse, mba numva nanjye ari uko Yesu arimo ambaza Toruta, ni neza yanjye wabonye n'ubuntu bwanjye bwose nakurengurukije, n'akazitiro nakubatseho n'imigambi ya Sekibi naburijemo. Mba numva ari nko Yesu yambaza, kandi nawe niko yakubaza, ukurikije ubuntu bw'Imana wabonye, ukurikije aho wagiye utabarirwa n'Imana, ukurikije neza y'Imana yagiye iguha, yari gukomeza ikaba Imana yizewe kandi iyo neza utayibonye. Yemwe mwabafite kwizera gukemwe, Imana itugirira ubuntu. Ngoraza ati niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Afite imbaraga z'icyaha umuraba ugatuza rwose. Ntabwo ibyawe n'ibyanjye byamunaniye, ni igihe. Agira igihe cye yashyiriyeho ibintu kuba. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi nshuti z'Imana, suko data atitaye kubiturushye, ahubwo ashaka ko twiga kubimuha. Ntiwagenewe kubyikorera, kuko nubyikorera birakwica, birakuzimiriza kwizera, birakuzimiriza umuhamagaro, birakwambura umunezero w'agakiza, biragutera umushiha no mu nkanyari, ibifuna za hypertension n'imitwe idakira, biratumara nidukomeza kubyikorera. Yesu niyo mpamvu atigeze yifuza gukomeza kubyikorera, ahubwo arashaka ko wiga uko babimuha, twigisha uko babiguha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yaduhaye rero uburyo bwo kubimuha. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Data ntiyifuza ko wikorera ibikorushye, kandi suko data atabyitayeho. Kuko nta jambo ryo gushyeshya, ryo guflata, ryo gushyiramo umunyu riba muri Bibiliya. Ndaguhakaniye. Ibyo Yesu atasezeranye ntiyabisezeranye. Ibyo yasezeranye nuko ari ukuri. Imana ishimwe. Rwandiko rwa mbere rwa Petero 5 6 7. Ndimo ndumva ndimo gufashwa n'iri jambo. Icyama nawe rikaba arimo kugufasha. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Haravuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo bashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Niyo mpamvu iminsi yo gusenga ari iminsi yo kwicisha bugufi, n'uburyo bwo gusaba Imana bukwiriye kutubera iminsi yo kwicisha bugufi. Ko tuvuga ari uburenganzira bwanjye, gusa ni gute Imana iraza kuba atari Imana nitagira gute? Iraba ari Imana yabikoze, iraba ari Imana itabikoze, iraba ari Imana yabikoreye ku gihe cyawe, iraba ari Imana yabikoreye ku gihe cyayo. Yewe mu bisubizo byayo ifite yego na oya na tegereza. Iraba ari Imana yavuze oya karema, iraba ari Imana yavuze yego, iraba ari Imana yavuze tegereza. Ariko guca bugufi buyintera kureka Imana ikaba Imana. Nanjye rutanse nkaba umuntu uryama ntamenye naho ari, umuntu wa umuka wavamo geta birangira. Ibyo bidutera guca bugufi no gutegereza ku Mana. Nuko aratubwira rero ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Buri wundi gusenga n'ibyo abantu bicishije bugufi, ibindi so gusenga. Byasengeshe mu Farisayo ngo Mana ngo urabizi ngiye ko nameze nk'abaye abantu b'abanyazi n'abambuzi n'abakoresha bikoro, urabizi ko ngewe niriza kabiri mu cyumwe, urabizi ko nta turajuru ndasiba, urabizi ko ntanga amaturo n'ibya10. Ashwi ko si ugusenga. Ubwo nyine n'ubufarisayo, iryo nyine ni idini. Gusenga n'umutima uciye bugufi urimo gutabaza Imana. Waba utabaza ku bwawe, waba utabaza ku bw'umuryango wawe, waba ugira ubuntu hawa agatima ko gutabariza igihugu n'itorero, gutabaza no ku muntu uciye bugufi. Mana ishimwe cyane. Ubundi kwiyiriza bivuga guca bugufi, kuko iteka mu isezerano rya kera Abisiraheli iyo babaga basabwe kwicisha bugufi niko habagaho kwiyiriza, kwambara ibigura no kurambarara. Rero kwiyiriza ubundi ni ibyo guca bugufi, ntabwo ari byo kwereka abantu ko turi so spiritual. Ikindi ntukeneye kubihisha cyane ngo nibwo Imana ikwemera, kuko yari corporate prayer, ari ibintu biduhuza twese, tugomba kubyamamaza. Nose twabigenza gute? Nta kundi twabwira ngo twiyirize dusenga kandi tutanabivuze. Twabihisha Yesu, tugomba kubyandika kugira ngo bigire abandi bantu bakangura. Ari ibyanjye biri personnel sava, ariko niba n'abantu bazabimenya ko wirije. Ari igihe tugira ibintu bihengamye bitari byo, kandi Imana ireba mutima. Ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru. Wumva aka kantu gafate mu mutwe mu gihe gikwiriye. Hanyuma kuri 7 inshuti y'Imana akavuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Uzi ko Imana guhamagara uyu munsi avuga ati mpitike, ejo guhamagara ati ngurira ibyo kurya, ejo guhamagara ati minerval y'umwana. Uzi ko birambirwa, kuko ntushaka ko umuntu kwikoreza ibyo byose. Ariko data yaravuze ngo munyigoreze amaganya yanyu yose, kuko nita kuri mwe. I do care. Imana itwitaho. Imana ikwiriye icyubahiro. Ninde wahwana nayo? Turarambirwa abantu, twebwe turarambirwa. Niyo ufite agatima ngo wumva ngo kabaye keza data, ngo wumva ngo gatangiye kuba keza, umuntu se nabikubwira inshuro zingahe tuvuga atari kuyuwe nta kindi ampamagarira. Ariko Imana ishimwe yahishe ibintu byo mu mitima yacu. Manyuma mukanye kumwitaba allo, umaze kuvuga utari kuyuwe
Mana y'imbabazi, uri mwiza nta usa nawe. Ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ntiyakubwiye ngo uzana amwe ngo banze uyatondeke ku murongo. Nyikoreze amaganya yawe yose, ubupfapfa bwawe, ubuswa bwawe, byakunaniye kandi ubizi. Nyikoreze ibikuruhije, nyikoreze amaganya yawe yose yose yose. Data niwe muntu tugomba kujya imbere tudatondetse umurongo, tutabanze kuvuga ngo ndabanza ikiye, ngo batangaya bavandimwe batangaya inshuti ze, ndabanza ikiye, nta kibanza n'igiheruka jya uzi ukuri ubimubwire. Ariye mbwira ntari kuranyishe, uranyishe ndumva mpfuye. Nyegura kuko ndumva umuko ugiye guhera. Imana ni nziza abantu b'Imana, Imana ni nziza kandi iratwegura. Uzi ko ikwegura ukajya usigara ugishaka kigihari, ariko kumva ntigipfuye nyine kiguhesheje umwuka. Data akwiriye icyubahiro, ni mwiza kuruta uko tumuririmba. Ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwihanganire mbasomere n'icyongereza, ni Igifaransa. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Ndagira ngo ufata akantu ka due time nubwo waba ufite icyongereza kingana n'icyanjye. In due time, Imana ifite igihe cyagenwe. Tegereza igihe cyagenwe. Imana ishimwe cyane. Mu Gifaransa ho batubwiye ngo au temps convenable, mu gihe cyagenwe. Hallelujah. Ngo casting all your care upon him. Casting all your care upon him, for he cares for you. Ntabwo Imana ivuga ngo I don't care, he do care. Niba ariko bavuga he cares, ibyitayeho. Mu Gifaransa akavuga ngo imiez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Hallelujah. Kandi ta convenable y'Imana igenyurana niya urutanze abantu b'Imana we yo, ariko ifite ta convenable. Kandi aho nabiboneye ku byatambutse nayibonyemo, nasanze ta convenable y'Imana iryoha. Umvira ryoha, ikaryoha, ukibayirwa amarira warize, ukibagirwa umunkanyari n'umwera wagize, ikaryoha kuvuga ubizaniye mu gihe urakoze urakaba. Ese ubundi yubizana mbere nturashaka amafaranga ukayashaka wenda umuntu ugomba kukwishyura yaranze kukwishyura, ukayashaka maze nawe akayakwima we. Ugategeka wa muntu akaza kwishyura waramwibagiwe, wari uyakeneye ukavuga ati Imana urakabaho, izi gikwiriye, tekanira muri yo, ruhukira muri yo. Imana ishimwe. Amen. Ngo imiez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous, ikurez iyo mitwaro yose, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ubwe yita kuri wowe. Hallelujah. Gutegereza Uwiteka rero biturinda akaga kenshi, a lot of troubles. Gutegereza Uwiteka ni ibintu twabonye muri experience z'ubuzima, tubona ku bantu, ni ibintu tusoma muri Bibiliya. Umuntu ashobora kuva ahantu atari igihe cyo kuhava, akimuka mu kazi atari igihe cyo kwimuka, akimuka mu gihugu atari igihe cyo kwimuka, ajya gushakisha nyine ubuzima bw'amukubise, none akazagaruka yararushijeho gupfa. Ndibaza ko mubibona mu bantu b'inshuti b'abavandimwe, ukamubona ukumva ugize agahinda. Wenda nticyari igihe cyo kuva muri ibyo bintu no kuva aho hantu, ariko kuko ubuzima bwamukubise, ari umwana w'Imana akajya gushakisha nk'uko abandi bashakisha, ariko ugasanga aho yavuye niho yagombaga kugoma. Imana itugirire ubuntu. Iyo dutegereje Uwiteka rero biturinda ku kaga k'uruzi rero. Gutegereza ntabwo bivuga kutaba active, ntibivuga kuba umuntu uri aho ngaho utagira icyo amara. No, ibyo ugomba kumara ugomba kubimara, ariko mu mutima wawe niba usabana n'Imana uri mu bigerageza, hari ibintu ubuziranyeho nayo kugomba kwitegereza, utagomba kwirwanaho, kuko nujya kwirwanaho urakora amahano, kandi ayo mahano aza kubyarira ibintu bizakubabaza, bizababaza abagukunda, bizababaza abawe, ibintu bizabamo troubles na chaos na kajagari bitari kubaho. Yitegereza Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Muri Yesaya 30:15 haravuga ngo Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Nuza gusoma kino gice ugasoma mirongo hepfo uraza guseka. Baramushubije ngo none ngo tuzagenda ku mafarashi turusheho kwiruka. Muri make Imana irababuza kwirwanira, bakavuga ati ubwo none tugiye kwirwanira n'imbaraga nyinshi, twagendaga n'amaguru, none n'amafarasi tugarushaho gusiganwa. Ayi, byose bigafata ubusa. Ngo Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze Mana duhituze, mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga,
nuvuga ngo mwituze no gukomeza kwiringira Imana bihatubyarira imbaraga, za mbaraga zidushoboza guca muri bya bihe bigoye. Imana ishimwe cyane. Mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga, ngo ariko mwaranze. Ngewe nawe Imana iduha imbabazi n'ubuntu bwo kutanga gutegereza mwituze no mu byiringiro. Haleluya. Ongere wibuka aka kantu, iyo tudategereje bitubyarira amakuba menshi. Nagira nkubwire ko umugambi wa Satani si ukukwambura ituze gusa no kukwambura amahoro, ahubwo no kukwambura amahoro kugeza igihe uzafatira ibyemezo bitajyanye n'iby'Imana ishima. Buriya ntago Satani n'umujura arabanza akiba, akica, akarimbura akamaraho. No kuvuga ngo uko unanirwa gutegereza arabanza nyine akaguteza kubura amahoro, ariko ukigerageza gushyira iby'Imana yavuze mu ngiro, ukigerageza kubaho ubuzima bw'Imana, noneho bikaza kurenga ibyo kubura amahoro no kunanirwa gusenga, bikakugezaho gufata ibyemezo bitari byo, ibirimo amanyanga, ibirimo kwirwanaho, ibirimo kwirwanira, ibirimo gushyiramo utuntu nawe ubizi neza ko atari byo, naho abashaka kugeza kugira ngo agusohore mu migambi y'Imana. Kuko umuntu wese wakijijwe icyaha kimubuza amahoro, atakaza amahoro. Iyo uhuye n'umuntu watakaje amahoro nibwo umenya ko amahoro ari agaciro. Iyo utarayatakaza cyane ntabwo ubimenya. Ariko mu bantu bake njya nakira njya hura n'abantu ariko bari n'abarokore b'ukuri baba bataryarya, kuko abaryarya ntibayatakaza, bamenyera ibintu by'impwe ebyiri babihoramo. Ariko abo ngabo bari abakristo, barimo bagerageza gukurikira Imana, bukiye birwanaho mu manyanga n'utuntu nk'uto tukwirwanaho. Kandi kwirwanaho, wakwirwanaho ushaka ubukungu, wakwirwanaho ushaka gusubiza amarangamutima yawe kugira ngo aryoherwe, wenda wababajwe, wagihemukiwe, utuntu two kwirwanaho ni twinshi. Wakwirwanaho usubiza inabi wagiriwe, umuntu yakugira inabi nawe urayimushubije, noneho warangiza kuko uri umwana w'Imana ukabiburiramo amahoro. Yaba ari inzira y'icyaha wagiyemo ushaka kwitabara ukabiburiramo amahoro, yewe kubura amahoro. Ririya sengesho rya Dawidi ryo muri Zaburi 51, Dawidi yarazi agaciro k'amahoro no kubana n'Imana, yarazi no kubitakaza ibyo ari byo. Imana itugirire imbabazi. Iyo dutegereje rero biturinda ayo makuba menshi, bikaturinda ibyo byago no gutakaza amahoro. Ngiye gukoresha urugero rwa Abrahamu na Sara ho gatoya. Abrahamu na Sara murabizi mu gice cya 12 cy'itangiriro, Abrahamu yarahamagawe. Wenda sindi buvugaho byose. Abrahamu arahamagarwa, Imana imubwira ibizamukorera, kuzamushyingura ubwoko bukomeye mu rubyaro rwe, hazavamo abantu bazangana byinshi umusenyi wo kunyanja, inyenyeri zo mu kirere, ku isi yose. Ariko Imana yitanga amasezerano irirambura nk'Imana ngo ku isi yose izahererwa umugisha muri Abrahamu, kandi koko yahererwa umugisha muri Abrahamu mu rubyaro rwe ari we Yesu Kristo. Uyu munsi twese turamwitirirwa. Ibyo bintu ntabwo byakwirwaga mu bwenge bwa muzehe, ariko Imana ntiyatinye kubibwira. Imana ivuga ibintu ibizi ko bidakwirwa mu bwenge bwacu, ariko ntibibuza kuyivuga. Ibizi neza ko nta kizayibuza gusohoza imigambi yayo. Imana ishimwe cyane. Ni nk'iyo icyago cyakubayeho cyangwa umubabaro wakubayeho igihe kirekire, kugeza igihe ubabarira Imana, ukajya uvuga Imana nyine narakubabariye, ubu nuko bizahora. Ukabyakira kuko ikinyuranyo cyabyo n'ubutabazi bwabyo ntukibubona, washyizeho akadomo nkuko muzehe Abrahamu byamugendekeye. Imana iramuhamagara utekereza iyo myaka yose. Ku gice cya 15 Abrahamu ananiwe, arimo abwira Imana ati umugaragu wanjye ndabizi ni uzaragwa ibyanjye. Ni nk'aka abwira Imana ati winshinyagurira, kuko Imana yagarutse ku gice cya 15, ubwo haciyemo imyaka, kandi twebwe turabona ari amashapitire, ariko kuri bo byari imyaka. Imana irongera agaruka terega nuwo mu rukiryi rwawe ni uzaragwa ibyawe, ni uzagirwaho nabyo byose nakuvuzeho. Abrahamu inshuti y'Imana yambwiye ati mva winshinyagurira, Eliyazari mu gihe Damasiko ni uzaragwa ibyanjye. Ni nk'ayambwiye ati twikomereze mu by'imihamagaro, twikomereze mu bindi, ariko urubyaro rwo wararunyimye. Ariko siko byagenze. Imana niyo kwizerwa. Ku gice cya 16 ni hahandi tunaniwe gutegereza Uwiteka. Muri make Abrahamu na Sara ikibazo baragifasha bagikura amaboko y'Imana bakigira ibyabo. Koko n'umuntu avuga ngo ibibazo tubigira ibyacu, ngo ibi bintu ngo reka tubigira ibyacu. Ibyo gutegereza Imana ntabwo ibintu tugomba kubigira ibyacu, tugomba kubireka mu maboko y'Imana. Abrahamu na Sara barabifashe babigira ibyabo. Bati rero buriya Imana yavuze ko Abrahamu ari we uzabyara, ariko si hari kuri ngewe kuri Sara, reka twicira inzira. Hagayi bayinjiyemo, Ishimayeli baraje, baba birwanyeho nk'abantu b'abagabo. Ikibazo bakigize icyabo, bacyambuye Imana, bakubise igikuta, baragonze. Imana y'imbabazi ku gice cya 17 ubwo irongera basuye. Mwibuka turavuga igice, ariko kuri bo ni imyaka. Imana irongera basuye, ibahindurira amazina, itangiye kubita amazina noneho y'urukoza soni kurushaho. Uzi kukwita sekuruza w'amahanga utagira umwana? Uzi kuguhindura amazina muri katiye bakajya kumugara sekuruza w'amahanga we? Ni nkaho wabwiye Imana, ariko ibintu byo kuza kumwita amazina no kuyahindura wabyihoreye, ukanyihera icyo wambwiye. Imana mu mana bwayo igakomeza Israel. Ku gice cya 18 Imana irongera musura, ishimangira isezerano. Aho ngo niho Sara yasetse ari mu ihema, yavuze ati murariye mwavuye mu ijuru, mu bumana bwanyu turabatekeye ikimasa turakishe murariye,
muravuze ngo umwaka utangunze abanabyaye ngo Sara araseka. Ubumana bwaganiraga na Abrahamu baravuga ati se kuki Sara asetse? Ati sinsetse. Niyo mpamvu Isaka yitwa guseka nyine. Imana irongera musura ishimangira isezerano ryayo. Ntiyarishimangira gusa Imana ihageze, ariko Imana ni Imana. Imana ihageze ntiyavuga ibyo gusa, iraza baganira ku byuko nyine yamuhinduye umugisha w'amahanga. Iganira ivuga ati nta kintu nahisha Abraham inshuti yanjye, ngomba kumubwira iby'Isodoma nabonyeyo, ripoti zazamutse z'ibyaha biharega ngomba kuzimubwira. Iravuga ati nubwo atarabona umwana turavugana ibintu bya ngombwa, barabivugana barabigana. Abraham aringinga, ariko Abraham Imana aho hantu yari mukomeje kuko yari inginganaga n'umutima w'ukuri. Iravuga ati Imana ntiwarimburana abakiranutsi n'ishyanga rikiranirwa ntiwabikora. Nusangamo n'abangahe umutima wa Abraham uragenda winginga Imana rwose ku bwa bene baba bari batuyeyo. Imana ishimwe cyane. Ubwo muri make ko kubyara bagashyize ku ruhande, wumva ukuntu Imana idatinya. Mu by'ukuri cyari kibabaje Sara na Abrahamu ni ukubona iby'Imana yabasezeranyije, ariko Imana iraje ivugira ibindi by'umurimo. Umurimo urakomeza, ministry irakomeza. Imana niyo kwizerwa. Ku gice cya 20 y'Imana itagira ubwoba, Abrahamu aragiye n'intege nke n'ubwoba, abarabeshye. Ageze igera aravuze ko umugore we ari mushiki we. Wa mugore Imana yamuhaye isezerano ko ari we bazabyarana, bari bagiye kumutwara burundu birangiye, ariko Imana iraseruka disi irabarengera, iteza inzozi uriya mwami w'Igerari. Aravuga ati reka ntukoreho uyu, abana abakozi banjye ntubakoreho. Nuko asubira na Sara we barakomeza urugendo. Ariko nyumvira urwo rugendo rwo gutegereza Imana ku muntu Imana yita inshuti yayo. Nyumvira iyo myaka, nyumvira uko gutegereza, nyumvira uburyo bigoye. Imana y'imbabazi ku gice cya 21 iraseruka, muzehe na mukecuru barabyara. Umva rero ikinsetsa kurushaho ni umurongo wa 2 muri icyo gice. Imana irongera atinyuka iravuga ngo Sara asama inda ya Abrahamu. Mu gice cya 21 w'igitangiriro 21 itangiriro umurongo wa 2, Sara asama inda ya Abrahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye ngo kigeze. Uyu murongo iteka yo musomye ndisetsa ndi jyenyine ngo igihe kigeze di. Igihe yateye Hagari inda, kandi mwibuka ko urugendo rwari rwaratangiye kera mu gice cya 12, ariko igihe yabyaye Ishimayeli uyu musaza yaragize imyaka 86. Ubwo wibika ko n'ubundi imbere yaho hari imyaka yo gutegereza, ubwo agize 86. Hagati ya Ishimayeli no kubyara Isaka amubyara afite imyaka 100, ubwo harimo indi myaka 14. Ariko Imana iravuga ngo hamwe n'iyo myaka ngo igihe cyayo cyari kigeze, ngo nkuko yari yarababwiye. Cyakora mbere yaho gato yaraje aravuga ngo none umwaka utagiye nk'iki muzaba mukikiye. Imana iramutse itubwira umwaka tuzategerezamo ibintu, bamwe batagangara abandi bapfa, ni byiza ko duhorana ibyiringiro. Nzabikora, izabikora ibyo ugomba gukora, izabikora biri mu migambi yayo, izabidukorera nta kabuza. Hari umuntu aba yumva ari byiza ko amenya igihe. Hari abantu batanze ubuhamya buba kuri YouTube, ni abakozi b'Imana babyaye nyuma y'imyaka 15 ngira ngo niba nibuka. Imana yabahaye izina ry'umwana wabo bagikora ubukwe, ngira babwira ngo umwana batkomoka mu gihugu cy'u Burundi, ngira babwira ngo azitwa Iteriteka. Iteriteka ni nko guteturura, no gukura umuntu mu isoni. Ariko tekereza wikoreye ubukwe uwo munsi, Imana irakubwiye ngo umwana wawe ngo uzamwite Iteriteka. Ubwo so umwana wawe wamutekereza mu myaka ingahe? Sako kanya ubwo nyine turaryamira iryo joro tunatwite mu mezi 9 tuzaba tubyaye. Ubwo se sicyo bivuga mu mvugo yacu, ariko Iteriteka yaje kuba Iteriteka nyuma y'imyaka 15 yaruzuye 14 n'amezi. Iteriteka nibwo yavutse. Icyo gihe nibwo bamenye ko burya Imana yavuze ngo Iteriteka yari izi kivuga ko izabaterura hagati y'ikimwaro, izabateturura hagati y'uvuga ati Imana yanyu izabateturura. Ubuhamya bwabo ndabukunda kuko uriya mu mama abivuga neza, akavuga ati imyaka namaze mbona negatifu. Urabizi ya test de grossesse mbona negatifu, ataho rero Iteriteka yagereye mu nda nkabona positif. Narongera nkabipima kandi nzi ko ari positif kugira ngo positif nyibone nongere nyisome nimara igikomere cya negatifu. Imana Iteriteka, Imana irateturura, Imana iratabara. Ku myaka 100 muzehe arabyara, babyara umwana. Hanyuma Imana yo ibyita igihe Imana yamubwiye kigeze. Ikizamini cyo gutegereza Uwiteka, ikizamini tukigongeramo ibikuta, ariko ndasaba ubuntu bw'Imana ngo icyo kizamini urimo kigutere kurushaho gusa na Yesu, kigutere kwiringira Imana, kigutere gukura amaboko ku bindi byishingikirizo, kidutunganye. Kandi kiradutunganye, kigera kitumara mu magambo y'impfa busa, kikagera
mu cyongereza bavuga ngo at the set time day. Imana yari yarayisetinze, cyari iki? Tugiye gusenga. Imana ishimwe, iguye kwitegereza, mwituze wihanga, ikubwiriza imbaraga nshuti y'Imana, ikwigisha uko wayikoreza amaganya yawe yose. Icyo nakongeraho, witinda wibaza intambara zawe niba ari iza Satani, kuko ibi bivunnye imitima y'abera benshi. Ngo se ngo ubwo nabwirwa n'iki ko ari karande, nabwirwa n'iki ko ari uburozi, nabwirwa n'iki ko ari Satani, cyangwa ko ari Imana irimo igerageza. Uzi ko udakeneye kumenya aho biva, kuko inyifato muri byombi irasa. Yaba byaravuye kwa Satani, inyifato irasa. Yaba byaravuye ku Mana, inyifato irasa. Ikindi nagira ngo nkubwire yuko nubwo byava kwa Satani bidashoboka kugeraho Imana itabyemeye. Kuko ari twumva ubwami bw'umwijima, yes burakora, barakorana n'umwete amanywa n'ijoro, barabizi ko bafite igihe gitoya, ariko nta kintu kiva mu bwami bw'umwijima kingeraho njyewe ubugingo bwanjye bwabitswanywe n'ubwa Kristo muma Imana itacyemeye, itagihaye uruhushya. Iravuga ati mwasa urutanze yasabwe ngo agosorwe, yego tubahaye uruhushya, akabagenda naho bagera naho batagera. Kwa kundi byagenze kwa Yobu, akavuga ati mva mukore ku bana, mukore ku butunzi, ariko ntimukore ku bugingo bwe. Bya bindi Yesu yabivuze ngo Petero, Satani yabasabye ngo abagosore papa batere hejuru nk'amasaka, ariko nagusengeye kugira ngo utarekeraho kunyizera, kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka uzakomeza abandi. Nukuvuga ngo imyambi n'amacumu byakugezeho Imana yabihaye uruhushya, ndetse bimwe byayiturutseho. Icyo kintu dutinya kukivuga, ariko niko kuri. Rero ntukeneye kwibaza ngo se ngo barandoze, ngo se ngo baragize gute. Wowe baho nkuko abera babaho. Ngwino dusiganwe, ngwino twibagirwe biri inyuma, ngwino twihutire gusingira ibindi imbere, ngwino twifuze gusa na Yesu, ngwino dusenge mu gihe cyo gusenga, twize mu gihe cyo kwiriza, twige ijambo ry'Imana, tubane n'abere, tugire fellowship ya kivandimwe. Ngwino dukora ibyo dusabwa gukora, umwuka w'Imana tuganza, twuzure, gusigwa no muri kuzamenagura uburetwa aho bwaturutse aho ariho hose. Igihe kizagera mbirusha imbaraga, niba ari n'abarozi biteranyije, igihe kizagera mbirusha imbaraga, uko ugenda urushaho gusa na Yesu no kumwiringira, igihe kizagera mbirusha imbaraga. Ntukeneye kumenya ngo ndumva ngo kuko dutinda mu bintu bitagira umumaro, ngurumva ngo ngiye ngo naramubonye ngo naramurose ngo niwe wandoze. So what? Umaze kumenya ko ari we, kudafite n'imbaraga zo gukomeza kumukunda, uraje umwange utsindwe buri munsi. Kumenya ko ari we bitumara amatsiko nyine ya kimuntu, ngurumva ngo biranyongera kwirinda. None utarabirota ko atari bwatangira kuroga warinzwe nande cyangwa abandi barozi utazi. Rega buri Imana ibintu twereka, umva isi y'umwijima nimbi, yuzuye ububi n'ubugome, ku buryo Imana yitweretse yose ntitwazongera no kunyeganyega, ntitwava mu nzu. Wajya ubona ukabona amadayimoni barimo barazunguruka ukabona abantu baruzi ko bakijwe burya n'abarozi, ukabona abantu baruzi ko bagurimo bagushyikira burya bazanywe no kukumanura no kukugwisha ngo udakomeza gukora Imana. Wabigira ute? Irakabiduhisha, igituha ibidutera umutwaro wo gusenga. Nakumaragara ari impungenge, kudakwiriye gutinda wibaza ngo byaturutse he, barandoze baranteze. Yego rega nabo barakoreshwa, ariko hari umwami uba hejuru ya byose. Reka ngusomere iki cyanditswe dusenga muri Luka 22:53 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Luka 22:53. Yesu bari baje kumufata hano hantu. Kampere kuri 52 ngo hanyuma Yesu abaza abakuru bo mu batambyi n'abatware b'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abakuru b'imiryango bari baje kumufata, ati kuki muje mwitwaje inkota n'amahiri nk'abaje gufata igisambo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rugo rw'ingoro y'Imana, ntimugire icyo munkoraho. None iki gihe ni icyanyu, kuko ari icy'ububasha bw'ikibi. Nagira ngo ushire ubwoba n'impagarara, umutima wawe utekane. Ubwami bw'umwijima burakuremereye, abakwanga kuko ni benshi, abagukomanyiriza, abarozi n'ibiki, ibyo byose birashoboka pe, biratuzengurutse, ariko dore Imana iba yabyemeye. Muri make ntimwamfashe ku mugaragaro, ntimwamfashe ku manywa nahoranaga namwe mu rusengero, ariko iki gihe ni icyanyu, kuko ari icy'ububasha bw'ikibi. Imana igiye permeta ububasha bw'ikibi bukaba ku mukunzi wayo, nk'uko bwabaye kuri Yobu, bukamurusha ijambo akamera nk'utarigira, bukigaragambya, kuko ni igihe cy'ububasha bw'ikibi. Ariko umunsi n'isaha ntarengwa ugiye Imana izashyiraho akadomo, kazaba kagiyeho, ububasha bw'ikibi buzaba bushyizweho iherezo. Bera b'Imana nimukomere, mureke dutumbire Yesu, mureke twifuze gusa nawe, mureke tugambire kumubaza ngo imigambi yawe n'iki wagambire gukoresha ubu buzima wantije. Mureke dukura amaso ku bitagira umumaro. Imana y'imbabazi ikwegure.
uzi uburyo imibabaro yatwambuye abanyamihamagaro bari kudufasha imihamagaro, bafite imihamagaro myiza, babigisha b'ijambo ry'Imana, b'abanyamasengesho, b'abahanuzi beza, ariko ibizaha bamwe ntibyababashije, ariko babashijwe n'imibabaro, bararambaraye, baretse kuvuga ubutumwa bwiza bari bafite, bararambaraye ntibagisenga. Abandi amahoro makeya no gutakaza icyo Imana yavugaga byabageje no mu cyaha kiragatsindwa n'Uwiteka, kikambura umuntu, kikamura mu imbaraga, kikamubuza ubutware yahoranye, kikamwambura ijambo kandi arifite mu mutima n'ubutware, ariko rikagenda rikarimunga, umuntu akananirwa guhagarara no gushikama. Umwami Imana yegura abo bera bose, yegura abo bera bagenzi bacu dufatanyije urugendo, yegura abo bera bari ijwi rigera kuri benshi, bagakizwa, bagahumurizwa. Ni wari uhumuriza abandi, none uyu munsi urarambaraye, kandi wari ufite abantu ibihumbi bo guhumuriza bagakomera. Imana ikwegure, kuko imibabaro iyo yaje duhinduka abantu birebaho gusa. Imibabaro yatubashije twibagirwa ko hari abandi bantu bababara, twajya ngo nitwe nyine twababajwe ku isi, mbese ngo niwe wenyine warenganye ku isi. Oya, si wowe. Imibabaro yuzuye isi hirya no hino, ariko Imana dutwaje iyo tubimuhaye ngo abyikorere, dukomeza urugendo amahoro, tugasohoza ibyo tugomba gusohoza, tugahinduka ibikoresho by'umumaro mu biganza bya Data. Ubwami bw'Imana bukeneye abantu. Twese niturambarazwa n'imiheto n'imicumu byose umwanzi adutera, ninde uzavugira umwami? Ninde uzagendera umwami? Umwami akeneye kumubera akanwa, akeneye kumubera amaboko, akeneye agutiza umutima we kugira ngo wingingire abandi abarushye. Nshuti y'Imana, uri igikoresho cy'icyubahiro mu biganza by'Imana, wirambarara. Rya gaburira umwuka wawe, kuko ntiwakwibyutsa. Gaburira umwuka wawe, usome ijambo ry'Imana utakirishaka ariko urisome, usenge utabishaka ariko usenge, udafite imbaraga zo kwiriza ariko ubikore, kugira ngo umwuka wawe uhembuke. Usubiza amaso inyuma urebe neza y'Imana yigeze kukugirira, bikwibutse ko n'ibya none ahangaha uzabitambuka. Nshuti y'Imana, uba barashweho n'umwambi wa Satani, bose tugiye turambarara, byazagenda bite mu itorero ry'Imana? Ko nta mwana w'Imana utagerwaho n'amakuba n'ibyago. Rya jambo ry'Imana ritubwira hariya mu rwandiko rw'Abefeso 6:6 batwigisha ziriya ntwaro z'Imana, haravuga ngo umwambi wa mubi wakumuriro adutera imyambi umva yakumurira, akakubara neza, akavuga ariko utanzi muri yashoborwa n'iki? Niki cyamucecekesha akagabanya ariya magambo? Bakanyitegereza ubwami bw'umwijima, bakavuga atanga tugeze kwagerageza tubona bakomeje, ariko nidukora hano ne umva ararambaraye tu, bakandasa umwami wakumuriro, icyo bita ku munsi mubi, kikaza kikaguhinduranya pafu. Utaba rero uri mugaburira umwuka wawe, witoza kubiha Uwiteka, witoza kumikoreza amaganya, ukarambarara tukakubura. Nshuti y'Imana, kandi uri uw'ingenzi mu bwami bwa Data. Data akunyegurire kubw'imbabazi ze, akunyegurire ukomeze urugendo. Wenda ntufite n'umuhamagaro wo kugatuti wo kubwira benshi, ariko ufite gukomeza abana bawe, ufite kubigisha ijambo ryawe, ufite gukomeza umugore wawe, ufite gukomeza umugabo wawe, ufite ibyo wahamagariwe by'umumaro, ufite guhagararira ubwami bw'Imana. Rega bukeneye nabo guhagararira badacogoye. Mana ishimwe cyane. Harwo twibwira yuko ubuhamya buhamiriza abantu ariko aho twashubijwe, urutanze Imana yamwubakiye inzu. Imana ishimwe cyane, tukagira ngo nibyo bitera abantu gukurikira Imana. Hari n'igihe iminsi mibi bitera abantu gukurikira Imana. Nyagira ubuhamya bw'umuntu twarabanye nyine, kwakunda abana babegeranye mu rugo. Ndi kuvuga detail kuko we si public, ngewe ndi public. Hari igihe nshyira abantu babandi hanze kandi bo batari public batarashyizwe ku karubanda nk'uko twisanze ku karubanda. Ariko aza kumbwira ikintu, yarakijijwe, aza kumbwira ikintu numvaga ari gishya mu matwi yanjye, kuko twarabanye nyine, arambona nkizwa, ambona nkizwa ngifite utuntu tw'utumodoka ngendamo. Agiye kubona abona ibintu bimpindukiyeho, mbese byampindukiyeho ahari. Agiye kubona abona n'amaguru yajemo, no kugenda n'amaguru, no kubura ijana rya bisi igihe twategerejaga ijana. Agiye kubona abona bimpindukiyeho, ariko ngo akabona ngo mfite umwete we. Imana ni nziza. Akabona afite umwete wo kugana muri rwa rusengero nk'uko naruganamo, akabona afite umwete, ndacyazinduka ndacyandacya. Uzi ko ibyo bintu nabyo bimuteye gukizwa da? Niko yambwiye. Ngo yaravuze ati ibyo ari byose ibintu bimubayeho, ntago azongera gukurikira Imana. Agiye kubona abona umwete ngo ndawukomeje. Imana arikoresha ibyo ishaka mu buzima bw'abantu. Data, turagushimye. Uri mwiza kuruta uko tubivuga, uri mwiza kuruta uko tubiririmba, usumba kuri uko nakubwiriza, usumba kuri uko nakumenye, usumba kuri uko nagusomye, usumba kuri ibyo nabonye mu buzima bw'abera, usumba kuri ibyo nabonye mu buzima bwanjye bwite. Uri uwo kwizerwa. Ndingingira abahungu n'abakobwa duciye mu bintu bitugoye, ndinginga ngo imbaraga zawe zitubyutse, imbaraga zawe ziduhembure, duhe gutegereza mwituze no mu byiringiro, duhe kuguhanga amaso. Iyi teste yo kugutegereza ntidutsinde,
mwami twegura aho twatsinzwe n'ikizamini, twegure twaratsinzwe, umva twaratsinzwe turijujuta turadudura, twegure kubw'imbabazi zawe mwami, twegure. Egura aba bakobwa batsinzwe bagashaka kwirwanaho, egura aba bahungu batsinzwe, egura abagore n'abagabo batsinzwe, egura aba bagaragu bawe twatsinzwe twitirirwa izina ryawe dutoza abandi iby'urugendo rwo gukiranuka, twegure kubw'imbabazi zawe. Erega iyo umuntu atsindwa mu mutima ariko urugendo akirukomeje arimo avuga ariko mu mutima yarapfuye, egura nabo bapfuye mu mutima nyamara inyuma bagihagaze, twegure kubw'imbabazi zawe. Reka uyu munsi mwami wongere utugaburire nk'uko wagaburiye umugaragu wawe mwami w'Abameriya, ayi arimo yisabira gupfa avuye gukora umurimo ukomeye, aravuga ati kubaho ntacyo bimaze, dore nijye umuhanuzi w'Uwiteka usigaye, ngo ukamwohereza umutsima, ukamwohereza agacuma k'amazi, ukohereza ingabo zawe zikamugaburira, ngo akarya ngo nuko iyo nda akayigendera iminsi 40 kugira ngo asige amavuta bagomba gusiga abami n'abatware n'abahanuzi bamusimbura, basiga amavuta arangiza umurimo wabone kwitahira, nuko amagara ava mu ijoro aramujyana. Mwami ntitwifuza gukora umurimo wawe igice, ntitwifuza kugarukira hagati, egura abo bose bari barambaraye. Reka iri jambo n'ibihe byo gusenga nyagora ku ngoma n'ibindi byose wakoresha byamwegura bimubera umutsima umutera imbaraga, yongere yeguka kwiringire ibyo yarashyize ku ruhande, yongera kwiringire, yiringire imbaraga zawe, yiringire kugira neza kwawe, yiringire igihe cyawe ko kitugora kugitegereza, ariko umuye kukiringira mwituze na mu byiringiro. Mwami tukwikoreje amaganya yacu, mwikoreje amaganya y'abahungu bawe n'abakobwa bawe duhurira kuri iki gicaniro, ndayakwikoreje. Hari ibintu bigoye imitima nanjye numva n'abantu bumva tukumva biragoye pe, ariko ibyo wowe urabizi kubibatwaza. Hari ibintu tutabona nuko tubakomeza kuko bitigeze bitubaho, bidasa n'ibyacu, ndakwinginze ngo batwaze nabyo, twaza buri muntu muri buri gace ke kamugoye, twaza abafite inzara babuze akazi, twaza abarwaje abana, twaza abarwaje abo bashakanye, twaza ababo bafite ababo bapagani babaruhije, twaza mwami bakeneye gukikira abahungu n'abakobwa, twaza abakobwa n'abahungu bagejeje igihe cyo gushaka kandi bakwiringira, twaza mukunzi mwiza kandi bahuze n'ibyiza wabageneye kubw'imbabazi zawe. Urakoze mwami, reka iri joro ritubere ijoro ryiza ry'ituze ryo kukumva no gukomerezwa muri wowe, ibihe byiza byo gusenga, udukureho uburemere bwose bwatubuza gusenga, udukureho uburemere bwose bwo mwanzi ajya dutsikamisha kugira ngo tudasenga, bwose bukurwa mu izina rya Yesu. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe tubanye muri uyu mwanya, ugire neza n'abazakurikira uyu mwanya, hanyuma iminsi yigiyeyo nabo baha umugisha, ubagire neza, ubakomereze mu rugendo. Tukaretse gahunda yacu ya mu gitondo, mwamubane natwe kuri zo turimo dusenga muri nibature, utubyukanishe imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka, kandi utubwire uko dukwiriye gusenga, kuko ntituzi uko dukwiriye gusenga, ntituzi nicyo dukwiriye gusengera. Mwuka wera ngwino bikoreye muri twebwe, unihire iminsi itavugwa muri twebwe. Urakoze ko watubereyeho kwizerwa tukiri insoro mu nda za ba mama, tutakuzi watubereyeho kwizerwa. Uyu munsi naguri gukora umurimo w'igice ngo tugarukire twigishe kukwizigira, tugwiriza inyota y'ijambo ryawe kugira ngo tudateraganwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Rindure abantu bashikamye muri wowe, duhe kudasenga nk'abahunze kwa kundi impunzi ziza akanya gato zikongera zikagenda. Dukize kubw'imbabazi, dukize amasengesho y'agahungiro, twubakira ubusabane mwami, dukomereze ku birenge byawe, dukomereze gutumbira uruhanga rwawe rwiza, tugushake byaciyemo, tugushake bitaciyemo, tukugirire umwanya muri aya masaha 24 waduhaye twese angana. Twigishe gusabana nawe, twigishe kurya amagambo yawe, kugira ngo ibinyoma nibiza tubimenye, nibitari ibyo tubimenye, kandi duhinduka abashyitsi mu mwuka wacu, tugaburiwe n'ijambo ryawe. Urakoze mwami w'aba cyubahiro, kuzo, ubwenge n'ubwiza byose ni ibyawe. Umugisha abana bawe badufasha uyu murimo, abakozi bawe mwami w'abami batumije ijwi ryacu ribasha kurangurura rikagera kure, ubaho umugisha. Ntitubamenya ntibazwi wenda n'abantu, ariko wowe urabazi, ubaho umugisha, ubagire neza. Uduhe twese gukorera wowe, udukize kuba twakorera gushimwa n'abantu, twese dukorere wowe kugira ngo ingororano zacu zitarangirira inanga. Urakoze papa, igihugu cyacu kigira umugisha, kigira amahoro, maraso yatwikira ubutaka bw'u Rwanda n'ikirere cy'u Rwanda. Udukize icyaha, utuzure, udukize ubupfumu, udukize uburozi, udukize kukwigomekaho, udukize umutima ugangaraye no gushinga amajosi, uduhindura ubwoko bugucira bugufi kandi bugukenera kubw'imbabazi zawe. Maze neza wagambiriye n'ibyo dushakaho uduhuze nabyo. Torero ry'u Rwanda utugirire neza, abera bawe bari hirya no hino ubakomeze, tubwire ko dukwiriye kwifata n'icyo udukeneyeho, kandi utwigisha icyo ushaka kutwigisha, ntiduhinduka abasibira, duhinduka abamenya kubw'imbabazi zawe. Urakoze data,
cyubahiro no gukomera n'ibikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami abaho umugisha, naho kuri zo mu gitondo muri Nibature tuzakora igaburo ryera ku munsi wa gatatu nimugoroba dusoza, uzabe wabyiteguye nabo muri kumwe, niba ufite umugisha wo kugira abantu mwasangira, umwami abagire neza. Ugire umugoroba mwiza.